iyo uberetse uburyo uri gukoresha amafaranga uyu munsi bibaha ishusho. Bashobora kukubwira bati mu myaka 5 ariko ntago bajya batwigisha uko amafaranga twagakwiriye kuyakoresha. Iyo ushaka ibyishimo by'ukwezi kumwe gushaka umugore cyangwa se umugabo, ibyo ngibyo ngo muri kwa kwezi kwa buki, icyo ni ikintu ukwiriye kwibaza, ni n'ikintu ukwiriye kwitaho no kwitondera. Ramba ndetse ugire amahoro. Nanone ukurikiranye Lioness 250, Lioness 25, Lioness Desa 50. Ndongeye ndagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye kujya twibukiranya ku bikorwa byacu bya buri munsi, ibyo dukwiriye gukora, ibyo dukwiriye gukosora n'ibyo dukwiriye kunonosora kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu. Uyu munsi rero hari ikintu cy'ingenzi nje kukwibutsaho, kandi ndizera ko hari icyo kiri bugusigire mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uyu munsi nje kukwibutsa ku bijyanye n'amafaranga ndetse n'uburyo bwiza bwo kuyakoresha. Nje kukwibutsa ahantu ushobora gukoresha amafaranga yawe bikazagufasha mu buzima bwawe buri imbere. Niba utarakora subscribe rero nakubwira nti uyikore, kandi ujye usangiza abandi ibyo tugenda twibukiranyaho kugira ngo nabo bibashe kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubusanzwe mu buzima bwacu mu mashuri twigamo, twiga uburyo bwo gukorera amafaranga, batwigisha inzira zose zadufasha mu gukorera amafaranga, ariko ntago bajya batwigisha uko amafaranga twagakwiriye kuyakoresha. Ibyo tubifata mu mashuri, kandi abantu benshi usanga twihutira kujya mu mashuri, usanga tuba dushishikajwe no kujya mu mashuri kugira ngo tuzabashe kubona uburyo twakorera amafaranga cyangwa se twashaka ubuzima. Ariko uburyo bwo gukoresha ayo mafaranga tuba twabonye ni gakeya uzasanga tubifata mu mashuri. Ni ibintu twiga tugeze hanze, ni ibintu tuzamenya tugeze hanze bitewe n'uko ubuzima buzaba buri kudutwara. Rero ngo buriya abashakashatsi n'abahanga bavuze ko gukorera amafaranga ari kimwe no kuyakoresha kikaba ikindi. Uzarebe nawe iyo wakoreye amafaranga ukayabona, hari igihe uyakoresha mu byo utateganije, hari igihe uyakoresha kandi ibintu bitari ingenzi. Ibyo rero bizakugiraho ingaruka mu buzima buzaza. Abantu baba bafite amafaranga ariko ugasanga uburyo bayakoreshamo ni bubi cyangwa se ntago bukwiriye, ari byo bizabagiraho ingaruka mu gihe kizaza. Hari abahanga nk'uko nabivuze bavuga ko iyo uberetse ibyo ukoresha amafaranga uyu munsi, iyo uberetse uburyo uri gukoresha amafaranga uyu munsi, bibaha ishusho. Bashobora kukubwira bati mu myaka 5 uzaba umeze gutya bitewe n'uko uri gukoresha amafaranga yawe uyu munsi. Ese wowe amafaranga yawe uyu munsi uyakoresha gute? Icyo ni ikintu ukwiriye kwibaza, ni n'ikintu ukwiriye kwitaho no kwitondera mu buryo ukoramo n'uburyo ukoreshamo amafaranga yawe ya buri munsi. Amafaranga kandi abahanga bagiye bavuga ko amafaranga adufasha kubona ibyishimo. Afasha kubona ibyishimo, ariko siyo yonyine atanga ibyishimo. Ntago ari yonyine atanga ibyishimo, kuko ibyishimo byuzuye ntago biva mu mafaranga gusa. Ariko nanone bavuga ko, abo bahanga bavuga ko iyo ufite amafaranga ibyishimo ushobora kubibona. Yego si yatanga ibyishimo pe, ariko iyo uyafite ushobora kubona ibyishimo, kuko ushobora kugura ibintu bigushimisha, ushobora kwishyura abantu bakaza bakagushimisha, ariko ntago amafaranga yakugurira umunezero. Ushobora kugura igitanda cyiza, ukagura uburiri bwiza, ukaryama ugasinzira, ariko ibitotsi bya nyabyo ntago ari amafaranga abiguha. Gusa amafaranga arabigufashamo, amafaranga abigufashamo. Niyo mpamvu bavuga bati amafaranga atanga ibyishimo, ariko siyo atanga umunezero. Ariko iyo utayafite, amafaranga iyo utayafite byo ni ikibazo, bizagutera ikibazo, kandi ikibazo gihoraho. Iyo udafite amafaranga uzagira ibibazo bihoraho. Niyo mpamvu bavuze ko amafaranga kuyagira ari byiza,
bifasha kubona ibyishimo ariko adafasha kubona umunezero, atari yo munezero gusa. Iyo utayafite byo biba ari ikibazo, byo bitera ikibazo. Amafaranga ni meza, amafaranga ni meza, aradufasha mu buzima bwacu kuko anadufasha kubona ubuzima bwiza, abidufashamo. Ikindi rero batubwiye yuko kugira ngo ukoreshe amafaranga neza hari ibyo ugomba kuyakoreshamo, hari uburyo ugomba kuyakoreshamo, ari nabwo buryo tugiye kureba, ari byo tugiye kureba ukwiriye gutakazamo amafaranga yawe kugira ngo ubashe kuyabamo neza. Ni inama 5 batubwiye tugiye kugenda turebaho. Ngo inama ya mbere bavuga ngo koresha amafaranga mu guha abantu bagufasha kugera, cyangwa se koresha amafaranga uri kuyatakaza hamwe n'abantu bagufasha kugera ku nzozi zawe, babandi bazagufasha mu iterambere ryawe ry'ibyo uri gukora. Kandi amafaranga uyatakaze mu bintu byose byatuma ugera ku nzozi zawe. Hari nk'urugero, ushobora kugura amasomo, nk'uko dukunda kwiga ibintu online, haba hari amasomo menshi adufasha kugira ngo twungure ubwenge. Niba utakaje amafaranga rero uri kwiga ibyo bintu, uguze ayo masomo, ntago uzaba uyatakaje mu bibi, ahubwo uzaba uyatakaje mu bizagufasha, kuko ubumenyi uba wungutse buzagufasha. Bavuga ko nta mfubyi y'ikaramu, nta mfubyi y'ubumenyi. Iyo ufite ubumenyi, isaha n'isaha bushobora kugirira akamaro. Ushobora kugura n'igitabo, niba ufashe igitabo ukagisoma, hari ibyo wunguka, hari ubumenyi ugira. Ubwo bumenyi rero buzagufasha igihe utazi cyangwa se n'igihe uzi. Ubumenyi kubugira ntago uba uhombye. Iyo utakaje amafaranga rero uri kugura ubumenyi, iyo utakaje amafaranga uri kumwe n'abantu baragufasha kugera ku ndoto zawe, kuzagera ku nzozi zawe, aho ngaho ntago uba utakaje amafaranga nabi. Indi nama ya kabiri batubwira twagakwiriye gutakazamo amafaranga ni ukwizigama. Kwizigama ntago ari ukuvuga ko ari ukujyana amafaranga ngo uyashyire muri banke agumeyo, oya. Kwizigama ni ugukora ibintu ubitsemo ya mafaranga. Nk'urugero, ushobora kugura imitungo itimukanwa, ushobora kugura ikintu ubona cyakunguka, cyagira akamaro mu gihe kizaza. Ushobora kugura nk'urugero ibintu ushoyemo ukaba wabigurisha, wabisubiza nko ku isoko. Hari abantu benshi bajya bagura wenda nk'ibyuma by'ikoranabuhanga cyangwa se ibikoresho bya electronique. Biriya bikoresho ntago umuntu iyo abiguze aba ahombye. Batugira inama rero yo kwizigama muri ubwo buryo. Ushobora no kwizigama, yego, ushyira amafaranga yawe kuri banke, ariko nibyo ngibyo biragufasha kuzigama amafaranga yawe. Kandi bavuga ko muri uko kwizigama wanakora business, utangira gukora business, kuko batangaza ko muri iyi minsi ibyegeranyo bigaragara ko ngo abantu 70% bakize kuri iyi si ni abantu bikorera, ni abantu bafite business zabo. Nawe rero nutangira gushyira amafaranga muri business yawe ukayashora mu gutangira kwikorera, ni ibintu bizagufasha mu gihe kizaza, kuko iyo wikorera igihe kiragera ya mafaranga yawe agatangira kukubyarira inyungu. Urumva ko uzaba wizigamye. Niko kwa kwizigama rero batubwira. Ikindi ngiye kukubwiraho kijyanye no kwizigama, buriya ngo hari amafaranga tuba dukwiriye kwizigama ajyanye n'umutekano wawe. Ayo mafaranga uburyo ki uyabara rero, ngo burya ufata amafaranga winjiza mu kwezi ukayakuba n'amezi 6. Ubwo ni ukuvuga ko nibe ukorera amafaranga 100,000 cyangwa se winjiza amafaranga 100,000 ku kwezi, urakuba n'amezi 6 biraba 600. Ariya mafaranga ngo uba ugomba kuyabika akaba ay'umutekano wawe, ntuyakoreho. Ngo banayita amafaranga y'urupfu, n'ubwizigame bw'urupfu, kuko ariya ngo uba ukwiriye kuyakoraho igihe ugeze hahandi hanyuma mbese ugiye nko gupfa. Iyo ariyo ngo usigaranye yonyine, kuko bukibasha gukora
uba ukibasha kuvuga, hariya ngo uba ukwiriye kuguza. Iyo ari bwo bwizigame usigaranye ngo uba ukwiriye gutangira kuguza. Rero ayo mafaranga, ubwo bwizigame, kwa kwizigama bwa bwizigame bw'urupfu, bwa bwizigame bw'umutekano wawe, nabwo uba ukwiriye kubwitaho. Iki kintu ndagira ngo buri wese uri kunkurikirana azacyiteho, nawe azakigerageze, ngo ni ikintu gifasha cyane. Uzabigerageze, uzihe igihe runaka uvuga uti ngiye gufata amafaranga y'umutekano wanjye, ubwizigame bw'umutekano wanjye, mbukoreshe, mbushyire ku ruhande, ubundi buzandengere mu gihe kizaza. Uzambwira uko bizaba bimeze igihe uzaba ufite ubwizigame bw'umutekano wawe. Ikindi bavugaho kandi ngo ni ugutakaza amafaranga ugura igihe. Kugura igihe ntago wagura igihe wenda ngo ubeho igihe kirekire, oya, ahubwo ni ukugura igihe cy'abandi. Kugura igihe cy'abandi ni iki? Ni ugufata, ni nko gukoresha abandi bakakubyarira inyungu. Niba ukoresheje umuntu akagukorera amasaha 5 ku munsi, ni urugero, azagira ibyo akwinjiriza bijyanye n'ayo masaha, kandi nawe winjize muri cya gihe cyawe. Urumva ko uba uguze igihe cye, aba ari kukwinjiriza mu kugura, aba ari kukwinjiriza mu gihe cye, agukorera ibizagufasha cyangwa se ibiguteza imbere, kandi akoresheje igihe cyiwe akakikugurishaho. Nibyo kenshi usanga, nibwo buzima usanga tubayemo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niba ushoye rero mu kugura igihe cy'abandi, ni ibintu byiza cyane. Batugiraho inama yo gukomeza kwizigama ya mafaranga. Iyo ushoye mu gihe cy'abandi, uba uri kuzigama amafaranga yawe, kuko urishyura, ariko bikaguzaguha umusaruro, kandi bikaguha umusaruro wikubye. Inama ya gatatu rero batubwira ngo ni ugutakaza amafaranga wita ku buzima bwawe, kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze bube bwiza, bube ubuzima buzira umuze. Ni kenshi tujya twibukiranyaho ku bintu byagirira akamaro umubiri wacu. Dukwiriye gutungisha umubiri wacu kugira ngo umubiri umere neza, wirinde ibibazo bya hato na hato. Ahangaha rero no mu buryo bw'amafaranga batubwira ko ubuzima bwacu tugomba kubushoraho nyine, tukabwitaho. Ukarya neza, ukarya ibintu bigufitiye akamaro, ibintu bigirira umubiri akamaro, atari bya bindi bijya kwangiza umubiri. Kandi ibyangiza umubiri turabizi byinshi, tugenda tubyibukiranyaho. Ibyo rero ukwiriye kubyitaho nabyo, nk'inama batugira yo kwita ku buzima bwacu, kuko umubiri wawe nunamera neza, umubiri wawe nugira ubuzima bwiza, uzakomeza no gukorera ayo mafaranga. Ntago wakorera amafaranga urwaye, ntago bishoboka. Ntago wabona imbaraga zo kujya gukora kandi urwaye. Niyo mpamvu rero niba uyafite, wayabonye, ite ku mubiri wawe, nawe ukomeze uguhe umusaruro kuko wakoze. Iyi nama rero batugira, kuko bayitugira kuko ubuzima ari ryo shingiro. Akenshi usanga n'abantu bavuga bati igishoro ni ubuzima. Udafite ubuzima ntago wabaho. Rero nibe uzi ko igishoro cyawe ari ubuzima, ugomba no kubwitaho. Tugomba kwita ku buzima bwacu, tukagira amagara mazima, tukagira ubuzima buzira umuze. Ugafata bya bindi byose bisabwa kugira ngo umubiri wawe umere neza. Niba ugiye kwihemba wakoze neza ibi turi kuvuga byo kwita ku buzima, ujya kwihemba ngo wenda ujye kunywa inzoga usinde umare iminsi ngahe, ibyo ngibyo ahubwo nabyo byica ubuzima. Ngira ngo tujya tubibona kenshi ko inzoga zinaniza umubiri cyane. Mukure inzoga mu mubiri wawe, bigutwara imbaraga nyinshi, uba uri kuwangiza. Rero nutita ku buzima bwawe, niba ugiye kwihemba, ihembe bya bindi biri bukugirire akamaro. Nk'urugero, ushobora kujya kwihemba, kujya muri siporo, muri gym, ukishyura nka gym, ugakora siporo, umubiri wawe ukamera neza, n'ubuzima bwawe bukamera neza. Ushobora no kwihemba ibindi byiza bifite akamaro. Ushobora kwihemba bya bindi nyine biri butume ya magara yawe akomeza kuba amagara mazima. Iyo ubuzima burwaye, iyo ubuzima bumeze nabi, nibwo umenya agaciro kabwo. Ubundi batubwira ko umuntu amenya agaciro k'ikintu ari uko atakigifite.
iyo umaze kurwara warembye ugeze hahandi utabasha kweguka niho umenya agaciro k'ubuzima, niho utangira kuvuga uti wenda iyo mba narakoze iki ngiki mu gihe byashobokaga. Rero kuva ubu ngubu twagakwiriye gutangira gutakaza amafaranga twita ku buzima bwacu, kuko ari n'inama tugirwa yo kuba twabasha gukoresha amafaranga neza. Iyo yatakaje uri kwita ku buzima bwawe nta gihombo uba ugize, ahubwo uba ugize igishoro cyiza kuko uba ushoye ku buzima bwawe. Inama ya 4 rero batubwira ko dukwiriye gutakaza amafaranga mu byo dukunda ariko bitadushyira mu kaga. Hari kuba ufite abantu bawe, bari abantu ba hafi yawe, bariya ni abantu b'ingirakamaro, ukwiriye gutakaza amafaranga ubegera cyangwa se uri kumwe nabo, kuko nibo batuzanira ibyishimo. Abantu bawe bakwegereye, uwo muryango wawe, inshuti zawe, zimwe zitakujyana mu bibi, bari ubukwiriye gutakaza amafaranga uri kumwe nabo. Ibyo ntago uba uhombye, kuko uba uri kwishimisha muri bya bindi byawe, uba uri kwiha umunezero hamwe n'abawe. Si abantu gusa kandi watakaza amafaranga ujya no mu bindi ukunda. Ushobora nko gutembera. Buriya gutembera ni ibintu byiza bikungura ubumenyi iyo watembereye. Ubundi mu Kinyarwanda bavuga ko akanyoni katagurutse katamenya iyo bweze. Iyo watembereye rero uba ugiye guhaha ubumenyi, utakaje amafaranga ariko hari ubumenyi ugiye guhaha, kandi uri no kwishimisha, uri no kwinezeza, kuko gutembera biri mu bintu binezeza abantu. Rero ibyo byose bigushimisha nabyo ushobora kubitakazamo amafaranga. Ushobora nko kujya gucuranga cyangwa se nko kuririmba. Ibyo nabyo ni ibintu bishimisha abantu kandi bituma ubwenge bwabo cyangwa se no mu mitekerereze yabo bongera kumera neza. Gutakaza amafaranga rero mu bigushimisha no mu bintu ukunda ni ibintu byiza cyane tugirwaho inama yo kuba twakoresha ya mafaranga yacu, kandi tukaba tuyakoresheje neza. Ntago tuba tuyapfushije ubusa iyo utakaje amafaranga muri ibyo ngibyo ukunda kandi binakunezereza. Ikintu cya 5, inama ya 5 batubwiyeho niyo gutakaza amafaranga mu buryo bwo gufasha abandi. Ngira ngo twigeze kubivugaho ko umuntu abereyeho abandi. Ni nako batubwira, umuntu abereyeho abandi, abereyeho kubana n'abandi, kuko ntago umuntu umwe yakifasha mu byo akora ngo bizatera imbere cyangwa se bizagire naho bigera. Oya, umuntu abereyeho kubana n'abandi, umuntu abereyeho gukora ibyo akora abikora hamwe n'abandi. Ntago ukora ibintu ku giti cye ngo abyikorane ngo agire gute. Oya, umuntu abereyeho abandi. Rero iyo buriya ngo mu gufasha bizana umunezero kandi uhoraho. Ngo Abashinwa hari icyegeranyo bakoze bavuga ko ngo iyo ushaka ibyishimo cyangwa se umunezero w'umunsi umwe, ngo urabyuka ukagenda ukajya kuroba. Ariko iyo ushaka ibyishimo bihoraho, ngo ugomba gufasha abandi. Iyo byose ukajya kuroba kuri bya byishimo by'umunsi umwe wumva bikunejereje. Gusa iyo ubikoze ngo nk'akazi, ubifashe bikaba akazi, icyo gihe biba byahindutse umuruho. Ibyishimo bihoraho ni ibyo gufasha abandi. Noneho hari ikindi bavuze ko ngo iyo ushaka ibyishimo by'ukwezi kumwe, ngo ushaka umugore cyangwa se umugabo. Ibyo ngibyo ngo muri kwa kwezi kwa buki, ngo ni ibyishimo byiza bibaho bimara icyo gihe cy'ukwezi. Urumva ko nabyo atari ibyishimo bihoraho. Ariko gufasha abandi byo ni ibyishimo bihoraho bitagira iherezo. Kandi gufasha abantu ntago ari wowe bizashimisha gusa cyangwa se bizageraho gusa, nabo ngabo wafashije bazishima. Kandi ibyishimo byo ni ibisangiwe. Ibyishimo iyo bisangiwe birikuba. Niyo mpamvu nyine abantu babereyeho abandi. Noneho iyo uri umuntu ufasha, hari icyo ufasha abandi, icyo gihe uranashakwa, uba ukenewe cyane. Iyo ukenewe rero nibyo bya byishimo byawe bizaza, kubera yuko ukenewe. Uri gukenerwa ngo ugire icyo ujya gufasha abandi. Rero iyo ufashije abandi ni ibyishimo uzaba uri kwizanira,
kandi n'ubufasha watanze n'abo bandi nabo bazumva ko bishimye kuko wabafashije. Rero ibyishimo birasangirwa. Niba ushaka gutakaza amafaranga mu bintu byiza, iyi nama nayo barayitugira ko tugomba gutakaza amafaranga dufasha abandi mu buryo bwo gufasha abandi, yaba ari abantu babikeneye cyangwa se wowe ubona ko bakeneye ubufasha bwawe. Ibyo ni ibyishimo uzagira watakajemo amafaranga, ariko akaba ari ibyishimo bizaramba, ibyishimo bizahoraho. Niba hari icyo ubona wibutse rero, ubona nkwibukijeho, nagusaba kugira ngo usangize abandi nabo biyibutse ibyo bagakwiriye gutakazamo amafaranga, batayatakaje mu bitagira akamaro, batayatakaje mu bintu bibi, ahubwo bayatakaje mu byiza kandi bizabagirira akamaro mu gihe kizaza. Ukore subscribe, unashyiremo comment, uduhe igitekerezo cy'icyo twakibukiranyaho, kandi ntibibagirwe no gukanda like. Tuzasubira ubutaha rero. Ciao, bye.